Kami ka muntu n'umutima we. Uyu mugani bawuciye babonye umuntu yiyemeje kwihitiramo icyo bamwe bamubuza. Nibwo bagira bati kami ka muntu n'umutima we ni mu mwihorere. Wakomotse kuri Mahungu wo mu Mvejuru ya Butare ahasaga umwaka w'1400. Kuri iyo ngoma hariho umugabo akitwa Muhangu, akaba umupfumu wa Mibambwe. Muri ubwo bupfumu bwe yari akubitiyeho n'ubutoni bunini kuri shebuja. Bukeye umwe mu bagore ba Mibambwe asama inda, imaze gukura Mibambwe ategeka abapfumu be kugisha kugira ngo barebe aho umugore we akwiye kuzabyarira. Abapfumu bajyana imbuto y'uwo mugore bararagura. Abenshi bemeza ko akwiye kubyarira mu Cyambwe, Musambira ya Gitarama. Muhangu wenyine yemeza ko akwiye kubyarira mu Bitagata bya Muganza, aho hari muri Kayenzi ya Gitarama. Bavuye mu Rugishiro baza kuvuga uburyo Imana zagenze. Bageze kuri Mibambwe bati twese twemeje ko umugore wawe akwiye kuzabyarira mu Cyambwe. Bati keretse Muhangu wenyine we yereje ko akwiriye kubyarira mu Bitagata bya Muganza. Kubera ubutoni bwa Muhangu bituma Mibambwe yemera mu Bitagata bya Muganza. Nuko Mukamibambwe bamuhereza mu Bitagata kwa Haramirayo. Haciyeho iminsi agiye kunda arananirwa arapfa. Abapfumu bereje ko yabyarira mu Cyambwe baba baboneho urwaho rwo kurega Muhangu wabarushaga ubutoni, dore ko nta muhakwa ukunda undi. Babwira Mibambwe bati nta kindi kishe umugore wawe, yishwe na Muhangu watumye ajya kwaramira hatereje. Mibambwe bimujyamo arabyemera, biramubabaza cyane. Inkuru igera kuri Muhangu iwe mu Mvejuru. Abyumvise arahambira nabe nibye, afumyamo aracika ajya i Burundi. Ageze yakeza umwami waho aramwakira, amushyira mu bapfumu be. Muhangu aratona cyane, ndetse ngo kurusha uko yari ameze mu Rwanda. Ubwo yari afite abana b'abadabagizi kuko bakuriye mu bukire, ariko bagakunda guhakwa n'ibwami, ndetse ngo ntibiyibutse no gusezera ngo batahe. Bukeye Muhangu arabyitegereza asanga abana be ntacyo bazimarira, nibwo abasezereje ubwe barataha. Bamaze gutaha nawe arabakurikira abasanga iwe. Akigerayo arabatumiza ngo baze kumwitaba. Bamaze kuhagera atumiza abatoni n'abagaragu be, baraterana baba uruvange. Ahamagara abana be arababwira ati bana banjye, kwikota ibwami si bibi. Ibibi byanyu ni ukutagira icyo mubwira umwami mukimusaba. Ati mubuza kandi kami kadahwanye n'umwami, ariko kakaba ariko gatuma umuntu abana n'umwami neza. Abahungu be n'abagaragu be birabayobera, bararebana gusa. Muhangu abonye ko bajumariwe ati dore ako kami gato gashyikiriza umuntu umwami n'umutima we. Bose batangarira iryo jambo Muhangu batunguje, birahorwa. Nuko haciye iminsi Muhangu arapfa, abana be basigara muri bwa butoni yabacumbiye. Bukeye mukuru wabo akubaganya umugore w'umwami w'u Burundi, baramufata bimushyira mu makuba, arabohwa aranyongwa. Byototera na barumuna be bose baranyagwa. Abagaragu ba Muhangu bamaze kubibona bibuka rya jambo yasize avuze, bati koko kami ka muntu ni umutima we. Yavuze ko umutima w'umuntu ari akami gato, umwami akabangikana nako, ariko kakaba ariko gatuma umwami agukunda. Nuko rubanda babisamira hejuru. Ubwo babona uwiyemeje icyo abandi bamuhinyuriraga bati nimumureke, burya kami ka muntu ni umutima we. Ngaho ho umugani waturutse.